abo mureba kuri ayo mashusho nibo bashaka gushyiraho guverinoma imwe ku isi yose kugira ngo babashe gukontorora abantu mu bitekerezo maze babayobore nk'intama zijyamwe mu ibagiro. Tugenzuze Bibiliya ibihe tugezemo bavandimwe. Peut-on lire dans nos pensées? Eh bien, c'est le résultat que semble avoir obtenu une équipe japonaise et qui est un résultat prépublié, donc il n'a pas encore été reproduit massivement. Il est à la fois très prometteur et très inquiétant. On peut, et on le sait en neurosciences, faire ce que l'on crée en faisant quelques suppositions, ce que la personne a vu ou ce à quoi elle a pensé. Si on peut vous mettre une puce dans la tête et où votre pensée elle-même sera contrôlée. Eh bien, c'est ce qui avait été compris aussi de Facebook, avec cette idée que Mark Zuckerberg serait le CEO of Knowing What You Think Inc. Video gakubiyemo ubutumwa tugiye kubona buvuga intambara yo gusoma mu bwonko. Iyi ni gahunda Satani arimo kwihutisha cyane. Uyu mugabo ubivuga aragira ati agatsiko kabamwe mu banyabwenge b'Abayapani bamaze gusohora inyandiko yemeza ko gusoma mu bwonko bw'abantu batuye isi ubu bishoboka. Akagira ati ariko ni ikintu gihangayikishije kumenya icyo umuntu yatekereje mu gihe cyashize cyangwa se icyo arimo gutekereza gukora, cyane cyane ko ibyo bizasaba kubanza kudushyira za puce cyangwa se microchip mu bwonko nk'uko mubizi nagiye mbivuga muri video ziheruka. Uyu kandi uri kutubwira aragira ati ndetse burya uriya muntu witwa Zuckerberg washinze Facebook ntabwo ari urukundo afitiye abantu dutuye isi, ahubwo ni misiyo yahawe ni kuzimu na Satani mu rwego rwo kumenya ibyo abatuye isi dutekereza. Tugiye rero kureba uburyo iyi gahunda ubu Satani yayishyize mu maboko y'abagize akanama kabera DAVOS buri mwaka. Ni ukuvuga ka kagurupe mpora mbabwira karimo gutegura guverinoma mondiale izayoborwa n'umuhungu wa Satani witwa Antikristo. Ntuhagarike umutima wawe, umva nshuti yanjye nkunda, wihagarike umutima. Niba warizeye Yesu Kristo wihagarike umutima, ibyo bagukangisha byigukura umutima. Ndagira ngo mbabwire nimureke tugere mu ijuru tukiri muri iyi si deja. Uko niko kwitegura umwami Yesu. Uyu munsi niwizera Uwiteka akora igitangaza. Uyu munsi niwizera Uwiteka akora igitangaza. Nshuti bakundwa, turagarutse kongera kubazanira ubutumwa bwiza Imana yaduhaye, ariko mbere na mbere turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo dusangiye urugendo rugana mu ijuru, inshuti za Afranchisoma TV, abadukunda natwe dukunda mudukurikira ku isi yose mu bihugu byose binyuranye, tubahaye ikaze kandi turabishimiye, turabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Mbere na mbere rero reka tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana yiharire uyu mwanya wose. Uwiteka Imana yacu, Imana nyir'ubutware n'ubushobozi, tugushimiye uyu mwanya uduhaye kubw'ubutumwa ushaka kugeza ku bantu bawe. Mwami, ngewe nkubera igikoresho wowe wivugire, icyubahiro kibi cyawe muri byose, kandi ndagushimiye kubyumvise ndetse ukora n'ibirenze ibyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Nkuko mumaze kubyumva mu kavideo kamaze gutambuka, kibazo kiriho ubu ngubu ni kibazo giteye ubwoba. Satani arakanuye, arashaka gukontorora abantu batuye isi. Ni icyo kibazo gihari. Ese Satani abasha gusoma mu bwonko bw'umuntu? Igisubizo ni oya. Mu gihe umwami Nebukadineza yarotaga inzozi zikamushobera, yahamagaye abakonikoni n'abakarudaya n'abacunyi birabashobera. Satani ubakoresha ananirwa gusoma mu bwonko bwa Nebukadineza kugira ngo amenye inzozi yari yarose. Noneho azibabwire bazimubwire. Izo nzozi nk'uko muri kubibona aho ngaho, ubibona uko byari byagenze, icyo kintu yari yabonye.
ye kuko satani yananiwe gusobanukirwa ibya kiriya gisitati mubonye ndetse na kiriya kibuye mubonye kivuye ahantu hatazwi kikaza kigakubita ruya rusitati rugashwanyuka. Satani byaramuyobeye. Ishobora byose niyo yazeretse Danieli abona kuzisobanurira umwami. Ibyo tubisoma muri Danieli bice 2 umurongo wa 27 kugeza ku 28. Bigaragara ngo rero Imana yonyine niyo izi umutima w'umwana w'umuntu. Ibyo tubisoma mu bami ba mbere ibice 8 umurongo wa 39. Ikindi ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana izi ijambo tugiye kuvuga tutaranarisohora ibirizi. Ibyo dushobora kubisoma muri Zaburi 139 ku murongo wa 4. Imana rero niyo yonyine ibasha gukontorora ubwonko bw'umuntu. Ibyo Satani arimo rero ni intambara n'urugamba ari gushoza kwa kundi yavuye mu ijuru n'ubundi ahangana n'Imana, ariko ntabwo azabishobora. Ugiye kureba ukuntu Satani arimo kurwana urwo rugamba rwo kugira ngo akontorore ibitekerezo by'umwana w'umuntu, kandi ibyo ngibyo ni ukugira ngo abazemera ikoranabuhanga Satani ari kuzana nkuko nagiye mbibereka mu kavideo kabanje, ni ukugira ngo bazarimbukane nawe, kuko icyo ashaka ni ugukontorora ibitekerezo kugira ngo abiyobye, noneho barakaza Imana izabarimbure nkuko byagenze mu itangiriro ibice 6 umurongo wa 5 kugeza kwa 7. Iyo muhasomye Imana iravuga ngo ko ibitekerezo by'umwana w'umuntu bikomeje kuba bibi cyane, ngo nicuje icyatumye nde mu muntu. Nibwo Imana yafashe icyemezo cyo kurimbura abari batuye isi. Icyo kintu tukitondere. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire abiteguye kwanga iri koranabuhanga Satani ari kugenda azana, abiteguye kurwana urugamba rwo kwanga gukontororwa mu bitekerezo byabo, abo ngabo tugiye guhura n'akaga gakomeye nanjye ndimo kandi nawe urimo. Dore rero muri make uko babiteguye mu nama yabereye i Davos mu Busuwisi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Twumve neza, kurikira kuri aka kavideo wumve gahunda bafite. Hello everybody, I'm Nicholas Thompson. I'm the CEO of The Atlantic and I will be your moderator today. We are going to have an incredible session. Star of the show is Nita Farahani. She is a futurist and legal ethicist at Duke. And she's so smart and so interesting. You're going to learn a ton. This is how it's going to work. We're going to watch a short video. She's going to come on stage and talk. And then we're going to do a little Q&A. Questions from the audience. And that'll be a wrap. And you'll leave enlightened and excited. So first off, a video. It's going to make you see the future and understand a wonderful future where we can use brainwaves to fight crime, be more productive, and find love. Murabibonye uyu mugabo witwa Nicola Thompson, PDG w'ikigo cya Atlantica, ati ngiye kuyobora iki kiganiro cyiza cyane. Ndi hamwe na Nita Farahani, inzoberezi mu bumenyi bw'ahazaza. Mbere na mbere turareba video. Nyuma Nita araza dusobanurire muri bubone uko dushobora kontrola ubwonko bw'abantu, ukamenya abashaka gukora ibyaha ndetse n'abashaka gukora iby'urukundo. Icyambere murabibonye, habagiye kutubwira ikintu gikomeye cyane tugomba kwitondera. Hano umugambi bafite ngo nuko umukozi ubwe, ngewe cyangwa wowe, azajya areba mu bwonko bwe akoresheje kompiyuta ye. Ibaze nawe ubwawe kubasha gusoma mu bwonko bwawe. On your computer screen, and notice a now familiar sight that appears whenever you're overloaded with pleasure, your theta brainwave activity decreasing in the temporal regions of your brain. You mentally move the cursor to the left,
and scroll through your brain data over the past few hours. You can see your stress levels rising as the deadline to finish your memo approached, causing a peak in your beta brainwave activity right before an alert popped up, telling you to take a brain break. Shuti bakundwa nkuko mubibonye muri aka kavideo baratubwira bati ubasha guhuza ubwenge bwawe na computer yawe ukoresheje iyi programu y'ikoranabuhanga fatanye n'ubwonko bwawe ukareba uburyo ubabaye cyangwa wishimye iyo urebye uko ibikorwa by'imitsi y'ubwonko bwawe biri guhindagurika byiyongera cyangwa se bigabanuka ugatekereza ko ufashe suri cyangwa mouse yawe kandi nyamara idahari ukayiganisha ibumoso ukayikoresha ukamenya uruhererekane rw'ibyabaye mu bwonko bwawe mu gihe cyashize nukuvuga ibyo wahangayitsemo cyane cyane ugiye gusoza umunsi wawe w'akazi wibaza uti ko amasaha ashize hari byinshi ntakoze. Iyi programu iyo ibonye umeze utyo iguhitiramo gufata ikiruhuko kugira ubwonko butuze. Murabibonye ariko nakaga noneho icyo ngiye kubabwira cyo giteye agahinda. Hari ibintu wumva ukavuga utariko ibi bintu biri kutujyana he n'umuntu ushidikanya gahita atangira kwibaza ibibazo. Icya kabiri mugiye kureba ngo nuko noneho muganga wawe azajya areba mu bwonko bwawe mu bitekerezo byawe kamenya ibibazo ufite atiriwe kukureba cyangwa ngo wowe ujye muri kabine yiwe. Oya wowe ukamwohereza ka message gusa. Ngaho namwe nimukurikire kuri video munyumvire. Ibi bitume tuba maso bitume tumenya aho isigeze kurikira. A brain break. Well, what's that unusual change in your brain activity when you're asleep? It started earlier in the month. You send a text message to your doctor with a mental swipe of your cursor. Could you take a quick look at my brain data? Anything to worry about? Aha muri aka video murabona ko ibintu biteye ubwoba pe. Baratubwira bati ushobora kuba umaze igihe udasinzira neza. Icyo gihe wandikira muganga wawe ubutumwa cyangwa message uvuga ikibazo ufite ukoresheje iyi programme. Wandika udakoresha intoki ahubwo ukoresha ikoranabuhanga. Nukuvuga ureba kuri computer gusa ukandikira mu bwonko gusa cyangwa se mu bitekerezo. Écrire mentalement. Ibyo byinjiza muri computer yawe bikijyana muri computer ya muganga wawe. Nk'urugero ukabwira muganga uti mwareba gato ibiri kubera mu bwonko bwanjye maze mukangira inama y'icyo nakora. Murabona aho isigeze, murabona aho iri kutuganisha. Turi mu bihe bikomeye. Noneho igikurikiyeho cyo rero nagahoma munwa. Ubu noneho ngo umukoresha wawe cyangwa umukoresha wanjye nawe ashobora kureba mu bwonko bwanjye cyangwa mu bwonko bwawe mu bwonko bw'abakozi be akareba niba bari gukora akazi neza. Ntakari ibintu bizoroha. Your mind starts to wander to the new colleague on your team whom you know you shouldn't be daydreaming about given the policy against intra-office romance. But you can't help fantasizing just a little. But then you start to worry that your boss will notice your amorous feelings when she checks your brain activity and shift your attention back to the present. You breathe a sigh of relief when the email she sends you later that day congratulates you on your brain metrics from the past quarter, which have earned you another performance bonus. You head home jamming to the music with your work-issued brain-sensing earbuds still in. Aha ho muri aka video murabona ko batangira baduha urugero bati tuvuge ko hari umukozi mushya bamaze kwangaja aho ukora. Noneho igihe urimo gukora ubwonko bwawe cyangwa mu bitekerezo byawe ugatangira kwibaza kuri wa mukozi mushya ko wenda ari umuntu muzagirana ibihe byo gukundana. Fantasme. Kandi nyamara uzi ko bibujijwe gutekereza utyo uri mu kazi. Noneho ukibaza uti chef wanjye naramuka amenya ibyo ndimo gutekereza arebye mu bwonko bwanjye byagenda bite? Nyuma uzamererwa neza chef wawe naramuka koherereje aka message ati watekereje neza maze ukomeza akazi kawe neza none nkwaye agahimbaza musiki. Bityo ugataha wishimye ugenda wumva umuziki muri train ariko ugasabwa kuguma kwambara bya bikoresho by'ikoranabuhanga. Wibaza se ko rukubera iki bakubwira kubigumana? Nukugira ngo bagume bagukontorore nta kindi. Mana we dutabare. Shuti bakundwa mwe munkurikiye murimo kugenda mubyumva buhoro buhoro. Noneho icyo ngiye kubabwira cyo nicyo kigiye kukwemeza ko Satani n'abakozi be aba bayobozi mureba bafite umugambi rwose wo kudusoma mu bwonko kugira ngo badukontorore no kugira ngo mbese batwifatire bayobye ibitekerezo byacu. Noneho iki cyo ngo abayobozi ba leta nabo bazajya basaba raporo umukoresha wawe kugira ngo abahe ibyo yabonye mu bwonko bwawe. Imagine nawe tekereza. Imagine kubera iki?
kurikira ino video wiyumvire. When you arrive at work the next day, a somber cloud has fallen over the office. Along with emails, text messages, and GPS location data, the government has subpoenaed employees' brainwave data from the past year. They have compelling evidence that one of your coworkers has committed massive wire fraud. Now, they're looking for his co-conspirators. You discover they are looking for synchronized brain activity between your coworker and the people he has been working with. While you know you're innocent of any crime, you've been secretly working with him on a new startup venture. Shaking, you remove your earbuds. Murabyiboneye muri aka kavideo. Baravuga bati dufate ko uje ku kazi mu gitondo wahagera ugasanga hari abantu bari mu biro ukoreramo bafite za email, SMS n'andi makuru anyuranye kubera ko umukoresha yoherereje guverinoma raporo zo mu bwonko bwa bamwe mu bakozi be. None bakaba bafite ibimenyetso simusiga ko umwe mu bakozi yararimo gutegura ibikorwa by'ubujura. Ubu bakaba barimo gushaka abo bari bafatanije mu bo bakorana. Nubwo we wakumva uri umwere muri ibyo ukibuka ko hari ibyo mwagiye muganiraho bikagutera ubwoba ugahita wikuraho bya byuma bituma bareba mu bwonko bwawe. Ibyo ukoze nibyo bita intambara yo kurengera ibitekerezo byawe. Shuti zanjye mwe mwagiriwe ubuntu bwo gukurikira ubu butumwa Imana yampaye kubagezaho, mureke twitegure kurwana iyi ntambara n'urugamba mu kwizera. Dukoresheje ubundi buryo ntabwo twayitsinda, ariko nitwirwanira mu kwizera ubwo tuzayitsinda, kuko Uwiteka Imana yacu yishimira kandi akanezererwa umuntu wese uri kurwanisha intambara kwizera. Amen. Rero ndagira ngo mbabwire aya mavideo yose nari maze kubereka ngiye mbereka, noneho tugiye kubona uyu mudamu ugiye kuza gusobanura yerekana cyangwa se yemeza ko kimwe muri ibi bintu byose turimo tugenda tubona byarangije kugera mu isi. Ngaho namwe ni mwirebere. What do you think? Is it a future you're ready for? You may be surprised to learn that it's a future that has already arrived. Everything in that video that you just saw is based on technology that is already here today. Artificial intelligence has enabled advances in decoding brain activity in ways that we never before thought possible. You've heard a lot about AI over the past few years. Here at Davos, it's been the talk of the hour. But I want to talk about it in a different way, which is the ability to decode brainwave activity. After all, what you think, what you feel, it's all just data. Data that in large patterns can be decoded using artificial intelligence. Consider this. Uyu mudamu witwa Nita uje kudusobanurira ibyo tumaze kubona muri ariya mavideo atangiye atubwira ati mbese mwiteguye ahazaza mumaze kubona. Uyu mudamu kandi akomeje agira ati ibyo mubonye byose muri video niryo koranabuhanga ryavuzwe kandi ubu ryamaze kugera mu isi. Ubwo twaherukaga i Davos ubushize nicyo kintu twibazagaho cyane. Koranabuhanga ryitwa intelligence artificielle ryamaze kugera mu isi kuko ubu tubasha kugenzura abantu dusoma mu bitekerezo byabo mu buryo tutibazaga ko twabigeraho. Mwagiye mwumva mwese ko iryo koranabuhanga rya intelligence artificielle ryateye imbere cyane. Reka rero mbivugeho mu buryo bwimbitse cyangwa se mu buryo busobanutse neza. Ubu rwose dufite ububasha bwo gusoma mu bwenge bw'abantu tukamenya uko batekereza, uko biyumva, tubikesha iryo koranabuhanga. Tugendera mu kureba uko ibitekerezo bihindura ishusho bitewe nuko urimo ukora imibare cyangwa se wishimye cyangwa ubabaye cyangwa unaniwe cyangwa ushonje, kuko icyo gihe ubwonko burakora cyane. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye mu cyumve kandi turacyemeranya. None se niba aba bantu bashobora gukontorora ubwonko bakabasha gusoma mu bwonko, ko babasha no kwinjizamo ibyo bashaka, ni ukuvuga ko bashobora no kwinjizamo ibiyobya ubwonko bwacu kugira ngo bukore uko bo bashaka ko bukora uko Imana itabishaka. Ngaho ho kurimbuka kudutegerereje nituramuka twemeye ibi bintu muzabyange mu izina rya Yesu. Amen. Murabona ubu noneho mureba aka video kagiye kutwereka ibikoresho ngo byambarwa barabikoze babifatiye umwanya uhagije, ibikoresho bazajya baduha kwambara twe tutanabizi, wowe ugira ngo nta kibazo, ariko ibyo ngibyo akaba ari byo bijyana connection mu bwonko bwacu kugira ngo babashe kubukontorora. Reba aka video witonde, nicyo bisobanura aho ngaho. Holography and AI powered devices. In fact, what you're seeing here is my brain activity while I'm wearing a simple device like the one on the right. We're not talking about implanted devices of the future.
I'm talking about wearable devices that are like Fitbits for your brain. It used to be that there was very little we could tell from EEG activity. But already, using consumer wearable devices, these are headbands, hats that have sensors that can pick up your brainwave activity, earbuds, headphones, tiny tattoos that you can wear behind your ear. We can pick up emotional states like, are you happy or sad or angry? We can pick up and decode faces that you're seeing in your mind. Simple shapes, numbers, your PIN number to your bank account. It's not just hano uyu mudamu aragira ati murabona kiriya gikoresho nari nambaye ndetse niba mwarebye neza mwabonye ko kizengurutse agahanga ati cyatumaga ubwonko bwanjye bukora uko mwabibonye. Hari ibyo dukora tugendeye ku muvuduko w'amaraso tukabasha gusoma mu bwonko bwawe. Ati mu gihe cyashize twashoboraga kumenya ibintu bike mu bitekerezo by'umuntu, ariko ubu iyo twifashishije ibyo bikoresho bishya by'ikoranabuhanga ushobora kwambara ku mutwe, ku matwi cyangwa ku kuboko n'ahandi, bidufasha kumenya amakuru ari mu bwonko bwawe wishimye cyangwa se urakaye. Ati dushobora gusoma mu bwenge bwanyu turebye mu ruhanga gusa. Ndetse ati tumaze gutera intambwe nini rwose kuko ubu dushobora no kumenya na kode y'ikarita yawe ya banki. Ye urabyumvise neza. Aha ndagira ngo mbabwire, Satani igihe cyose aza yigize marayika w'umucyo, aza yerekana ko ikintu cyose ari cyiza, aza yihisha inyuma y'ikintu yerekana ko ari cyiza kugira ngo abantu bakemere. Kwaje yerekana ko ari kibi nta wakemera. Nawe yaje gusanga ahantu haba mu nzozi haba mu yerekwa, aza yigize marayika mwiza kugira ngo ubone ko ari umumarayika uvuye ku Mana. Ninde watekereza? Ibuka cya gihe Petero abwira Yesu ntuzajye gupfa urupfu rwo ku musaraba ngo biragatsindwa. Ibuka neza utekereza uko Yesu yamushubije. Yaramubwiye ati mvi nyuma Satani, atitaye ku magambo asohotse mu kanwa ka Petero, kuko Yesu yari yabonye ko ayo magambo avuzwe na Satani, kuko Satani yashaka kumubuza gucungura abatuye isi, twebwe abambaye umubiri. Ni muri urwo rwego rero ibi bikoresho Satani azana abihaye nyine abakozi be, ubuyobozi bw'isi, ibihugu, abayobora ibi bihugu turimo. Ibyo bikoresho yabizanye ushobora kubona bifite intego nziza, ushobora kwambara ikintu kumva gifite umumaro, ariko inyuma y'uwo mumaro Satani ari kwerekana haba hihishemo ubugome bwo gushaka gukontorora ubwonko no kuyobya. Mu byitondere inshuti zanjye, abari gukurikira mukijijwe muri kubyumvira mu mwuka. Noneho dore ibindi bikoresho umuntu yambara bitiriwe byinjizwa mu bwonko kandi nabyo bigatanga ibitekerezo. Kurikira aka video urebe. your hand to tell you how to type, move. All of that can be decoded through electromyography. And that's what you're seeing here is a device now in the form of a simple wearable watch that can pick up that activity. And one of the pivotal acquisitions of the field, Meta acquired this. Murabona hano uyu mudamu arakomeza kwigamba agira ati murabona hano igikoresho kimeze nk'isaha. Iyo ucyambaye ku kuboko gifata amakuru yose yoherejwe n'ubwonko bwo mu kuboko kubwira wenda buti ukubitisha ikintu ikiganza cyangwa uzunguza ukuboko. Ibyo bikaduha inzira yo kugera mu bwonko bwawe tukamenya ibyo utekereza. Nkuko mu bireba rero ubu reka mbabwire ikintu cya nyuma gikomeye. Ikihangayikisha nuko bigiye gukoreshwa cyane mu kazi kuko barashaka gushukisha abantu amafaranga. Niwanga kubyemera bakwirukana. But it turns out that that kind of technology in the workplace, particularly when it's used to monitor productivity of employees, where they're moving throughout the factory floor, whether or not they're taking breaks or unscheduled breaks, is the kind of thing that employees resist, unionize against, rise up against, and undermines morale. What we've seen consistently is companies from Amazon to Tesco to Walmart and others have introduced what is considered to be bossware or surveillance technology that employees really don't like it even if it makes their lives better. Okay, well, if you don't like your job, just quit. But what if there's nowhere to go? What if everywhere has ubiquitous muri aka video ari nako kanyuma nabateguriye aravuga ati ikigaragara cy'ingenzi nuko iri koranabuhanga rigomba gukoreshwa cyane mu kazi, ariko kandi kiboneka nuko abakozi barirwanya cyane. Ariko ntibyabujije inganda za Amazon, Walmart n'izindi guhitamo kubwira abakozi babo kwemera gukontororwa muri ubwo buryo. Ndetse ikitonderwa nagira ngo mbabwira arongera akavuga ati none
niba uri umukozi udashaka kwinjira muri iri koranabuhanga sezera ku kazi kawe ariko se akongera akavuga ati ariko se uzajya he nuramuka aho ugiye gusaba akazi hose bakubwira kugenzurwa aha nuko hitondera rero ntiwanga kubyemera bakwirukana niba kwirukana ugakena nibwo bazavati uzagaruka none ubyemere ariko ndagira ngo mbabwire mbasaba ikintu gikomeye ukomere kucyo mwakira Jambo ry'Imana tubwira ngo komeza icyo ufite hatagira ukwambura ikamba ryawe. Mpamvu n'amafaranga batangiye narabibabwiye muri video zabanje batangiye kubashyira mu amafaranga ubwayo barimo kuyakora mu rwego rw'ikoranabuhanga mu bihugu byose. Muri Amerika no mu Burayi byaratangiye hose mu Bushinwa ho deja bimaze igihe kinini na amafaranga y'ikoranabuhanga bafite ukuntu babicomekanya n'ubwonko bw'umuntu kugira ngo urareba gusuka burishyuye tekereza mu Bushinwa tugagahanga gutyo gusuka burishyuye. Ni ibintu bikomeye cyane biteye ubwoba. Ibyo byose rero nukugira ngo babone uko bifatira abantu bakoresheje noneho amafaranga ariko mumenye ikintu kimwe gusa ngira ngo mbabwire inshuti zanjye mwebwe mwagira ubuntu bwo gukurikira ubu butumwa nabandi muzabwumva ibi byose ni umushorera tani yateguye anyuza mu bayobozi b'iyisi muri ka groupe nkunze kubabwira tuzanakagarukaho kariya kayobo y'isi kayowe na Klaus Schwab ibyo byose ndagira ngo mbabwire ni umushorera uzatugeza kuri Antikristo nitudafata icyemezo cyo kubyanga ni ukubyanga tugakomeza tukizera umwami Yesu Kristo ana itugirire neza kandi dufashe twambike imbaraga shuti bakundwa reka ndangize nsoma iri jambo ry'ingenzi cyane riri mu itangiriro ibice 26 umurongo wa 19 kugeza kwa 22 abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe babonamo iriba ry'amazi adudubiza abashumba b'Igerari tonganira yo mazi n'aba Isaka bati na yacu Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka bongera gufukura irindi riba ryo bararitonganira gita sitina bivuga opposition mu gifaransa cyangwa se baraturwanije mu kinyarwanda ariko navuga avayo afukuza irindi riba yo ntibaritonganira baramwihorera mbese aryita Rehoboti ati Uwiteka dushyize ahagutse natwe tuzororokera muri iki gihugu bishaka kutwigisha iki abona reba Isaka yacukuye iriba rya mbere bararitonganira araribarekera arabyihanganira irya kabiri naryo araricukura bararirwanira bararimwambura arabihorera rya gatatu niryo batarwaniye kuko Imana ubwo nuko yabishatse kuko Imana iri kumwe nawe igira kwikafata icyemezo biratwigisha ko tutagomba gucika intege nukuvuga ngo biriya byo mu kazi barimo gushaka kudukangisha kwirukana mu kazi uzashaka kandi niba kwirukana no kuri ako ngako nanone ushaka kandi hagati aho ukomeze ube mu Mana by'ukuri nibinanira Imana ifite ubasha bwo kudutunga nta nicyo turi gukora ntibagire icyo badukangisha n'izina rya Yesu kandi aya magambo dusomye yari igicucu cya Yesu Kristo kuko iri riba rya Isaka ryashushanyaga iriba Yesu Kristo ku ijambo ry'Imana ratubwira ngo Yesu Kristo niwe riba tekereza Yohana 4:14 handitse ngo ikize haranditse ngo ari kunywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ngo ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo mwibuke inshuti zanjye Yesu Kristo yavuye mu ijuru aza mu isi igihe kigeze yikorera umusaraba aragenda awubambwaho igihe cyo gupfa mwibuke ibintu byaba Bibiliya tubwira ngo bamucumise icumu mu rubavu havamo amaraso havamo n'amazi amaraso kugira ngo tubabarirwe ibyaha atwezeho ibyaha amazi asobanura ubugingo buhoraho n'amazi y'ubugingo buhoraho nkuko tumaze kubyiyumvira ngo Yesu Kristo muri Yohana 7:37 biratubwira ngo yavuze ijwi rirenga ngo arahamagara ngo aravuga ngo yewe ufite inyota wese ngo naze iwanjye anywe
bariya mariba Isaka yacukuraga hari mu butayu, natwe turi mu butayu. Dukeneye kunywa amazi ya Yesu Kristo, dukeneye kunywa amazi ava mu iriba ryo Yesu Kristo. Amazi y'ubugingo. Haleluya. Imana ikugirire neza nshuti yanyu. Kadusenga Imana. Iteka Imana yacu na nyir'ubutware n'ubushobozi, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, nkushimiye ubu butumwa ugejeje ku bantu bawe. Ndasengera babwumvise bose kugira ngo umwuka wera bagenderere babashe gufata icyemezo cyo kunywa kuri aya mazi y'ubugingo ava muri Yesu Kristo, cyo kumwizera bakezwa n'amaraso ye, ashe guhindukira bave mu bushukanyi bwo muri iyi si, maze bazabona ubugingo. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti byose mbyambaje nizeye. Amen.